Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye amashimwe yawe Mana. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye umunezero. Nabyutse umutima wanjye unyibutse ibyiza byose wangiriye. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye amashimwe yawe Mana. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye umunezero. Nabyutse umutima wanjye unyibutse ibyiza byose wangiriye. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye amashimwe yawe Mana. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye umunezero. Nabyutse umutima wanjye unyibutse ibyiza byose wangiriye. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye amashimwe yawe Mana. Nabyutse numva umutima wanjye wuzuye umunezero. Nabyutse umutima wanjye unyibutse ibyiza byose wangiriye. Natambuka umutima wanjye uti Uwiteka ni ubikoze. Natambuka umutima wanjye uti Uwiteka ni ubikoze. Uwiteka ni ubikoze. Narwara ngakira. Umutima wanjye uti Uwiteka ni ubikoze. Nacuruza nkunguka. Umutima wanjye uti Uwiteka ni ubikoze. Uwiteka ni ubikoze. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Umunsi ku wundi sinzacogora. Umunsi ku wundi sinzacogora. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Nzavuga imirimo yawe, nzavuga ineza yawe. Umunsi ku wundi sinzacogora.
we ndwara ndakira umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. haleluya. Amen. ibyuma bishobora kuba biri gusakuza mutari kumva uko amagambo avuga. haleluya. ndatambuka umutima wanjye ukambwira ngo uwiteka ni ubikoze. uba muri Kigali udafite inzu, kwezi kugashira, umwaka ukaza ugashira, ariko ukabaho. haleluya. ujya mu bitaro urwaye kimwe n'abandi, ariko ugataha. haleluya. ugenda kwa muganga nk'umubyeyi nk'abandi, bamwe bagasigarayo, ariko wowe ukagira gute? ugataha n'umwana. Imana ishimwe. ndatambuka umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. ndatambuka umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. ndatambuka umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. ndacuruza nkunguka. umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. ndacuruza nkunguka. umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze. Amen. hari icyo twamaze kumenya, hari icyo twasobanukiwe, hari icyo twamaze kumenya, hari icyo twasobanukiwe, hari ibanga twahishuriwe yuko Yesu agira neza, hari ibanga twahishuriwe yuko Yesu agira neza, hari icyo twamaze kumenya, hari icyo twasobanukiwe, hari ibanga twahishuriwe yuko Yesu agira neza, hari ibanga twahishuriwe yuko Yesu agira neza. Nukuri Yesu agira neza, turi abagabo bo kubihamya. Nukuri Yesu agira neza, turi abagabo bo kubihamya. ntituzayibagirwa rya joro ry'Getsemani, mwami we waraturengeye. aho wadukuye Yesu we ntituzayibagirwa rya joro ry'Getsemani, mwami we waraturengeye. aho wadukuye Yesu we ntituzayibagirwa rya joro Getsemani, mwami we waturemeye ibyiringiro, turagushima. waturemeye ibyiringiro, habwa ikuzo. waturemeye ibyiringiro,
ntituzahibagirwa rya joro i Getsemani waraturengeye aho wadukuye Yesu ntituteze kuhibagirwa rya joro i Getsemani. Haleluya. waturemeye ibyiringiro tunagushima waturemeye ibyiringiro hamwe kuzo waturemeye ibyiringiro tunagushima waturemeye ibyiringiro hamwe kuzo aho wadukuye Yesu aho wadukuye Yesu manishimwe nashaka kubumva turirimana ngo aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa ako gusa aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa we muretse gato ndashaka kumva abantu bafite aho Imana yabakuye turirimana aka kajambo konyine gusa aho wadukuye Yesu we twagiye. Ndashaka kuba mucecetse amasegonda make turebe koko hari ahantu Imana yakuye abantu. Twagiye aho wadukuye aho wadukuye ntituzahibagirwa kwese aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa aho wadukuye Yesu we ntituzahibagirwa. Dushimire umwami w'abami tumukomera amashyi arabikwiriye arishimwe. Izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya ibibazo mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya inyubako mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya. Sifa kwa Mungu. Amina. Kwa Yesu birahari. Inyubako mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya ayiwe ingorane mubona ziraziritse nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya. Amina. Amina. Nimuhumure. Muhumure kandi. Twabazaniye ijambo ngo muhumure. Dushobora kuba tutazanye amafaranga yakubaka hano cyangwa tutazanye inka muri gahunda ya gira inka ngo tuzibagabire, ariko twazanye ijambo rivuga ngo muhumure, Yesu arahari. Amen. Amen.
nimumwegere niwe buye rizima ryatswe n'abubatsi nyamara kumana byaratoranijwe twakubaho tukajya kwariwo ufite amagambo meza y'ubugingo bwacu twakubaho tukajya kwariwo ufite amagambo meza y'ubugingo bwacu iryo jambo akarikomeza agakora iby'iryo jambo rivuga iryo jambo akarikomeza agakora iby'iryo jambo rivuga abahizi ntahungabana n'imivu y'imvura mumira ntahungabana n'imivu y'imvura ntahungabana n'imivu y'imvura ntiyamutembana iryo jambo akarikomeza agakora iby'iryo jambo rivuga iryo jambo akarikomeza agakora iby'iryo jambo rivuga Haleluya! Umuntu wumva atazava kuri Yesu ninde? Bwana asifiwe. Jambo ry'Imana riravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Harabagera mu ngorane bakamureka, harabageragezwa bakabivamo, ariko umuririmbyi yuzuye umwuka wera. Yewe Yesu we, ijambo ryiwe rirarema. Yewe Yesu we, sinza kubaho. Yewe Yesu we, sinza kubaho. Yewe Yesu we, sinza kubaho. Yewe Yesu we, sinza ku. Yewe Yesu we, Yewe Yesu we, sinza kubaho. Yewe Yesu we, Yewe Yesu
Yesu we, yewe Yesu we, yewe Yesu we, sitakuvaho. amina, amen. Haleluya. Kongere haleluya. Imana ishimwe, ibyuma biratunganye. Biratunganye. Turumva bitangiye kwemera. Du Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Umurima w'Imana ureze, n'igihe cyo kusarura. Mwese Abasaruzi mwe muze vuba, dusarura ibyo bisarurwa. umurima w'Imana ureze. Umurima w'Imana ureze, Ureze n'igihe cyo kusarura. abasaruzi mwese. Abasaruzi mwe muze vuba, dusarura ibyo bisarurwa. Igihe Isarura gishize, abakozi bose bazataha. kandi umwami wabo Umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. igihe saruro Igihe isarura gishize, abakozi bose bazataha. kandi umwami wabo Kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. haleluya. Hari abantu benshi bazimiye, batamenya umwami Yesu Kristo. Impanda nimuze, Tujye kubabwira nimuze tujye kubabwira y'agakiza k'ijambo rya Yesu. hari abantu benshi Hari abantu benshi bazimiye, batamenye. batamenya umwami Yesu Kristo. Nimuze Tujye kubabwira z'agakiza we y'agakiza k'ijambo rya Yesu. igihe Isarura gishize, abakozi bose bazataha. kandi umwami wabo Umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. igihe cy'isaruro Igihe isarura gishize, abakozi bose bazataha. kandi umwami wabo Kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. igihe cy'isaruro Igihe isarura gishize, abakozi bose bazataha. kandi umwami wabo Kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. Ugende hose ku isi muhindure, abantu bose kuba abigishwa ba Yesu. umubatize Ubabatize mu izina rya Data wa twese, n'Umwana n'Umwuka wera. ugende hose ku isi Ugende hose ku isi muhindure, abantu bose kuba abigishwa ba Yesu. Ubabatize mu izina rya Data wa twese, n'Umwana n'Umwuka wera. ugende
turabagize mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera igiye kizarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabagira ababwira ati mwakoze neza igihe kizarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabagira ababwira ati mwakoze neza. Amen. Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa Mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha Imana ishimwe nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe mama ishimwe ni ryawe nijoro ishimwe ni ryawe Yesu timani ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu Hallelujah.
Hallelujah. Hereza Imana yacu icyubahiro. Hallelujah. Fata do ye kuri Imana ngo aho twagendaniye wa Mana. Hallelujah. 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 Yo! Ariko hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. twageraniye mwami we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twageraniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze gutyo aho twagendaniye ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye ntiwigeze udutererana ego ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana Yesu we twagendaniye ntiwigeze Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hari akantu gato nibagiwe ngize ngo mbibutse n'ubundi kuko birashoboka ko waje ufite amafaranga uyafite ku buryo bw'ikoranabuhanga muri telefone, twibagiwe kubabwira Momo Pay. Ariko kugira ngo nawe udacikanwa kandi wari ufite umugambi mwiza wo gukorera Imana, ndagira ngo nkwibutse umubare w'ibanga cyangwa se kode dukoresha kugira ngo dutange icya 10 n'amaturo asanzwe. Dukoresha 0 karindwi karindwi 911 0 karindwi karindwi 911. Ufite amafaranga kuri telefone ushaka kuyatura y'umutima ukunze cyangwa se icya 10 urakoresha iyo Momo Pay, hanyuma ukorera Imana uko umwuka akuyobora. Tugiye kugera mwanya mwiza kuva ijambo ry'Imana. Reka nsabe umwigisha w'ijambo ry'Imana atambuke. Igihe akoresha twakivuganye agiye kuza. Naze rwose ngwino. Nasanze muzi nari nzi izina ariko ntazi nyiraryo. Noneho namenye n'izina ndarihuza na nyiraryo. Nanyegere. Karibu hano sejemu. Uyu n'umukozi w'Imana mu itorero rya Mugangari. Imana yashimye kutuganira ijambo ry'Imana uyu munsi atuganiriza. Bambwiye ngo iyo baza kubana nk'umwanya bakaririmba nk'indirimo za wokovu ngo bazizimo nyinshi. Nawe urazizi? Perezida niwe wambwiye. Perezida siko wambwiye? Imana iguha umugisha. Reka dusabe mwarimu Claude tambuka imbere kugira ngo ducunguze buri mwete. Ndirinze kugira ngo ntaja kurimba ngakereza. Ngwino usengera umwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana uko umwuka muyobora. Munyemerere reka mbasabe mujye juru dusenge. Nari mbasabye ngo muhaguruke, kereka niba munaniwe cyane muhaguruke, tugiye kumara umwanya twicaye twumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ni ryo kubahwa. Mana turagushimiye, tugushimiye umugoroba w'umugisha ukomeje kuduha, tugushimiye inzu yitirirwa izina ryawe twicayemo.
ni igitangaza gikomeye gikomeje gusohora mu buzima bwacu. Bimwe mu byo tutatekerezaga igihe kinini urimo urabisohoresha umurava wawe. Hari ubutumwa bwinshi tumaze kumvira ahangaha mu ndirimbo, hari ibyamaze gukorekera ahangaha. Iyo umuntu agendanye nawe, imitima yacu n'imitima ye uri kumwe nawe irushaho kugenda icya. Kandi mu byakomeje gukorekerwa ahangaha, Mana ndabizi neza yuko hari icyo waganirije ino mitima, ariko tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo rikomeye riremereye, ijambo ryaremye byose. Turamusengeye umukozi wawe kugira ngo umwuka w'Imana amwuzure cyane. Yasomye arategura, ariko reka data wowe umunyuzemo ibikwiriye ino mitima yose iri ahangaha. Ngaho mugirire neza, ubwiza bw'Imana bumwuzure, n'iyi mitima nayo yumva ijwi ryawe ugiye kuganiriza twebwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Nikomeje kurutare ntandi n'umusenyi ahandi yose nikomeje Haleluya. Nitwa Gatunzi Kitira Felix. Ni umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe. Imana yaduhaye urubyaro rw'abana 5, abahungu 4 n'umukobwa. Icyo kirarangiye. Icya kabiri, Twizerimana Alexis abe yitegura kusomera muri Ezekiel ibice 47 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 9. Ezekiel 47 verse 1 up to 9. Ezekiel chapitre 47 verset 1er au 9e verset. Utarasoma rero, hari icyo nshaka kuvuga gito. Impano y'umuntu ntabwo iba hanze ye, ntabwo ajya kuyishaka hanze yawe wenyine. Impano y'umuntu izingiye muri ADN, muri DNA ye, mu ruvange rw'amaraso ye na za proteine na ADN. Umugisha abantu bajya gushaka muri Amerika bakabahanurira ngo umugisha wawe ngo uri muri Amerika, nuko aba yarabaye umunebwe wo gukura impano ye muri we, akanga gutwara moto, Imana ikamujyana muri Amerika ngo ajye kwikorera ibikarito, kubera ko babyikorera menshi. Hano babyikorera make, igikarito ni 50, ariko hariya ni menshi.
iyo avuye muri Amerika yayakoreye aragaruka akaza ibyumba byari bifunze impano ye ze byarafungutse. Niyo mpamvu mujya mubona bagaruka, abo mujya muvugana nabo bariyo, arakubwira ngo arimo kwegeranya iki amafaranga, ariko ntashobora kuyarira hariya kubera ko yasanze yari yarasinziriye. Imana imujyanayo kugira ngo ijye kugira gute kumukubita akanyafu ikangura impano ziri muri we, ariko ntabwo ziba ziri hanze. Hano hari abantu banga gukora imirimo hano mu Rwanda bakayikora muri Kenya. Banga gucuruza amagi hano, amagi, ariko muri Kenya bakayacuruza. C'est la même personne au Rwanda, c'est la même personne au Kenya. Ni gute wananirwa gucuruza amagi mu Rwanda ukayacuruza muri Kenya? Something wrong somewhere. Nukuvuga ko identite yawe iyo uri hano muri bene wanyu uba ubona ko nucuruza amagi ufite agaciro kari hasi, ariko nubundi abari hano barabizi kuyacuruza muri Kenya ni hahandi kari hasi nubundi, niba ariyo mpamvu ituma utagakora hano. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe gishobora kurya impano zacu. Reka mbisubiremo. Nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe gishobora kurya imbuto zacu. Niyo mpamvu igiti cy'umwembe kidashobora kurya imyembe yakezeho. Niyo mpamvu mu murima w'urutoki bizera nimutajya kubikurayo ntabwo kizabirya, inyoni zizabirya. Ariko rero izo mpano, izo mbuto, iyo abandi bazisoromye bakaryoherwa, iyo abandi bazisoromye bakaryoherwa bazana ifumbire. Ariko igiti kitera imbuto bakigira gute? Baragitema bagacana bagateka ibishimbo na dodo. Ariko icyera imbuto iyo ziryoshe usoromye aravuga ngo ziraryoshe, akajya kugurisha imbuto agakuramo ifumbire kugira ngo gikomeze kugira gute kwera. Aba baririmbyi mubona bari kuririmba hano, mutari hano ngo babaririmbire, ntibakwiririmbira. Baniririmbiye ni nko gukura amafaranga 100 hano ukayashira muri uyu mufuka, ntabwo ari bube 200, aguma ari 100 n'ubundi. Mutabonetse ngo mwumve imbuto zibarimo, hanyuma mu bafumbire bakomeze umurimo. Ibyo baririmba ni nko guhinga umurima, are imwe mukayishyiraho abantu 300, barayihinga barangiza bakayigira gute? Bakayikandagira kandi ikongera igakomera nk'ibuye, nta musaruro bakuramo. Niyo mpamvu rero hano ni hazahagarara umuntu, nutamufata nk'urubuto uzamufate nk'uzasoroma. Igihe cyose uzabona umuntu yahagaze hano imbere wicaye aho ngaho, ugomba kuba maso kugira ngo nawe ugire gute? Usorome. Yesu aduha umugisha. Karibu. Come. Some amagambo igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel bice 47 umurongo wa 9 tugire ku 9. Dusome mu izina rya Yesu.
nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava mu irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi h'igicaniro, maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kuregeresha agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu bugombambari, arongera agera imikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu mavi, arongera agera mu mikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu rukenyerero, arongera agera indi mikono 1000, abaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yari abaye amazi menshi yo kwambukwa n'uruzi koga, ari umugezi utembeshwa amaguru. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangurura ageze ku nkombe y'uruzi. Amaze kungarura, mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba agera muri Araba, kandi agera no muri ya nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira. 9, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi atembamo yose kizabaho, hazabamo amafi menshi cyane, kuko amazi yaho ya mazi angerera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho umugezi ugeze kibeho. Mwakira amagambo y'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire Imana ko iduhaye kubaha ahantu uyu munsi. Birashoboka ko mu migambi wenda muri plani z'abayobozi ibyo bari bateganije ntabwo nari mbizi ko nzaboneka n'aha hantu, ariko ndashimira Imana ko impaye ikibari, kandi iki kibari ndagikoresha neza, ntabwo kiri buhombe. Dushimiye Imana ko tuje mu murima w'intabire. Umurima w'intabire ni umurima ugira ibimenyetso by'impinduka, cyangwa ibyo bita sezo. Sezo ije, iyo ari iy'izuba cyangwa ari iy'imvura, iyo ari iy'izuba abapfapfa bagurisha imyenda y'imvura make, bakagurisha n'amabati y'inzu, bakajya guhaha ibirayi, bakibagirwa ko mu mezi 3 yonyine gusa imvura igiye kugwa. Ariko abanyabwenge
bazi neza ko iyo izuba rivuye risimburwa n'imvura. Iyo umuntu avutse asimburwa no gupfa. Iyo umuntu arimo aseka ibitwenge bisimburwa no kurira. Uwo ni umunyabwenge Salomo wabivuze. Ni ibintu biri naturel. Imana yashiriyeho izuba sezo kugira ngo izuba rize rimenyesha iki sezo. Iyi ntabire rero abantu bazanye inkweto zitinjira mu ntabire, ndabasabiye rwose tugiye kubiba kugira ngo tuzabone imbuto. Haleluya. Aya magambo bamaze gusoma Ezekiyeli ni wewe wayabonye, ayabona ari mu bunyage. Hanyuma Imana yagiye imwereka kuva ku gice cya 40 igihugu bari baravuyemo umusaka uko bimeze nabi. Igeze hano mu gice cya 47 marayika araza aramusura, aramujyana mu ndoto arimo arota, amugeza mu rusengero babagamo, kandi rwari umusaka. Arurebye ngo arababara, agira agahinda mu ndoto. Hanyuma marayika amwereka kuri altari hano, aramubwira ngo genda urunguruke hariya munsi aho altari irangirira, witegereze ahagana mu burasirazuba, urebe igihari. Aramanuka munsi ya altari hano, ngo abona umutonyi w'amazi utonyanga. Haleluya. Abona umutonyi w'amazi utonyanga, bisobanura ngo umuntu yakijijwe umutima we kuri altari ni mu mutima w'umuntu, ubugingo bwe bugakingukira kumva ijwi rya data. Umutonyi wa mwuka wera utonyanga mu mutima we. Haleluya. Aramumanura aramubwira ngo komeza urebe uwo mutonyi, wa mutonyi uratonyanga, mutegereze umutonyi uri utonyanga kuri robine, uratonyanga utangira gutemba, unyura munsi y'urusengero werekera mu burasirazuba. Hanyuma marayika araza aramufata ukuboko aramutwara, aramubwira ngo arapima, aramubwira ngo ngiki igipimo ngiye gupima. Cya gipimo bakise gute? Umukono ni ukuva hano ukagera ngaha, kuva aha kugera. Arapima imikono 1000. Arangije gupima, amujyanyemo, amunyuza muri ya mazi arimo atemba makeya. Niho bavuze ngo amazi amugeza mu bwomamare. Mu bwomamare ni cya gihe umuntu azakizwa akanga kuva mu rusengero, akajya yumva yakora umurimo w'ubupastori, agakora umurimo w'uburirimbyi, akaba umudiyakoni, agasengera abantu, ibintu byose bije akabikora, n'ibyo ataza akabikora, bimwe akabyica, ibindi akabitunganya. Kubera Mwuka wera abakiri hano akaguha iki? Ubwinyagamburiro. Umuntu uri mu mazi ari hariya mu kirenge aragenda, n'abana batoya mujya mubona imvura iyo yaguye bajya bagenda mu mazi komsa, nibyo bakunda gukiniramo. Yesu adufashe. Arongera arapima bwa kabiri, mikono 1000. Arongera aramufata amujyanyemo, aramujyana, arangije aramubwira ngo urabona amazi ageze he? Aramubwira ngo ageze mu mavi. Mu mavi amazi abatangiye kuva mu mwuka
wawe ndi w'ibisubizo ugatangira kujya mu mwuka w'ubwoba, kubera ko mu mavi, buriya mu mavi niho hafashe abantu bamaze gukura. Mujya mubona agiye kurira hano bisaba ko bamuterura, ko bamufata akaboko. Amavi, iyo amazi ageze mu mavi, abantu bakunda kugendera mu mazi, abantu bataba amateme, batangira gufata abanyantege nke, abamama, abana, abantu bakuze, ndetse n'abandi bangana nanjye bashobora kuba amazi y'imbaraga yagira gute, yabatambutse. Arongera arapima, apimye bigera he? Mu rukenyerero. Mu rukenyerero iyo bihageze, ni hahandi umugabo atangira kuvuga ngo harya maze kubyara abana babiri, ko mbona amazi anjyanye mfite umwana umwe gusa, ku bibazo binjyanye mfite umwana umwe gusa. Hano mu rukenyerero niyo mpamvu bahashira umukandara. Aha niho mu mbaraga z'abagabo, baba ni mubona bikorera ibiro, bakikorera ibintu biremereye. Ni hano. Abasaza rero iyo bamaze kwanga, hano hahita harekura bikagenda gutyo. Arongera arapima bwa nyuma, apimye bwa nyuma, agwa hehe? Agwa ahantu noneho atabasha kumenya niba ari ukoga cyangwa niba ari ukugira gute, niba ari ugusezera ababyeyi n'abana. Naho koga. Mwuka wera rero iyo amaze kugera hariya, iyo umaze kugera hariya, Mwuka wera ntabwo uba ugifite imbaraga zo kwikontorora. Mwuka wera atangira gufata ikibanza, agakora iki? Agakoroniza. Ibyo bita gukoroniza. Niyo mpamvu Yesu ajya kugenda yavuze ngo nimundeke ngende, umwuka wa data wazitiwe muri nge. Iyi myaka yose nabaye ahangaha, umwuka wa data wari muri nge. Niyo mpamvu Lazaro yapfuye, Yesu ari hariya hirya, kuko ntiyabashaga kuva hariya ngo ajye he, ntiyabashaga kuba ahantu habiri rimwe, kuko yari yambaye umubiri. Arababwira ngo nimundeka nkagenda, muzabona indi mpano, muzabona umufasha, muzabona umuherekeza, muzabona umujyanama, muzabona umuntu mukuru, muzabona guverineri, uzabayobora inzira y'ukuri, uzababwira n'ibyo nsize ntababwiye, kuko njye nakoze igihe gito, imyaka 30 gusa, ariko wazabana nawe mu iteka. Ntabwo azabasiga, ntabwo azabasiga, azabayobora inzira yo gukiranuka. Nimundeke ngende. Arababwira ngo aya mazi ubonye utabasha koga, dore ikintu kigiye kuyavamo. Hagarara hano werekere mu burasirazuba urebe. Bwari ubutayu bwitwa guteba. Abasomyi nimunyibutse. Buriya butayu bwitwaga gute? Bwitwaga Arabahi. Bwari ubutayu bwayerekeraga mu nyanja y'umunyu, inyanja ipfuye. Bwari ubutayu aho urusengero rwari ruri, kugera ku nyanja hari ubutayu, aho hakabaye amazi y'ubuzima haba inyanja ipfuye. Bayita inyanja ipfuye, mer morte, ariyo bita umunyu. Umunyu rero uri muri iriya nyanja uri ku gipimo cya 38, kandi standard y'umunyu iri munsi y'8%. 8% umunyu uriya turya. Ibaze rero amazi afite igipimo cya 38, ni ukuvuga ko nta kinyabuzima na kimwe gishobora kubamo. Ari ubutaka, ari amabuye, ibintu byose byabaga muri iyo nyanja byari byarabaye ibuye kubera salinite, imbaraga z'umunyu. Nta buzima bwari buhari. Ariko ya mazi yavuye kuri altari, aramanuka anyura muri buriya butayu. Aramubwira ngo itegereze, urimo kubona mwiki? Aramubwira ngo mbonye ibiti, bimwe biri ibumoso, ibindi biri iburyo. Haleluya!
ubuzima buba buratangiye. Aha ngaha niho watangirira ubuzima. Aha niho watangirira ubuzima. Nuzashakira ubuzima hanze ntabwo uzagera hano, ariko nutangirira ubuzima hano uzagera hanze waguke. Haleluya. Arakomeza ageze muri buriya butayu, amazi yose yavuye mu rusengero. Siyanse ivuga ko iriya nyanja niyo nyanja iba hasi ku isi yose, hasi kurusha donc izindi zone zose. Biriya bavuga sea level, ahantu uhereye ku butaka hari altitude bajya baheraho ya 800. Ni ukuvuga ko bo bari munsi ya sea level izi ngizi zisanzwe. Kangahe? 434 usubira hasi. Kuva kuri 900 bo baragenda bakagera kuri 400, haragenda akagera kuri 430. Ni ukuvuga ni ahantu hadafite sansa y'ubuzima n'imwe. Y'amazi aragenda amanukamo. Amaze kumanukamo niho yavuze hari ahantu aravuga ngo hatangira kumera iki? Ibyatsi. Ibumoso ku nkombe ya Israel, muri west, ku nkombe ya Israel. Hanyuma muri este ku nkombe ya Yorodani hose hamera ibiti. Bya biti bimaze kumera, amafi nayo azuka muri ya nyanja. Mwumva ubuzima bwari bumaze kuhagera. Kubera umwuka wera w'Imana, iyo ageze ahantu hose hakakaye, aragenda agahinduka hydraulic, aragenda akahasiga hakoroha. N'abandi bamwe ushobora gufata ukabona ntashobora gukikamo, iyo bamusize mwuka wera aragenda akaba plastike, aragenda koroha. Haleluya. Mwuka wera rero niwe wakoze ibi ngibi. Iyo mutaza kumugira mwari gukomeza mukibera hehe? Hano kuri ya rutare mukaguma he? Ahaze kandi ahagutse hahari. Ariko kubera ku mwuka wo kwaguka, umwuka w'ikizu, mwari muzi ko Imana izina ryayo ari ikizu, umwana wayo nawe akitwa intare. Imana ku isi, izina ryayo ku isi, apana mu ijuru, ku isi ni ikizu. Izina ry'umwana wayo Yesu ku isi ni intare. Ibyo bintu byombi nibyo bintu intare zibona izindi nyamaswa zose nk'ibiryo byazo. Kandi iyo zigiye gutera ntabwo zizazitera zose. Iyo abonye umuhigo izivuza ikivugirizo. Izifite umwete wo gukora uwo murimo nizo zonyine zizazumva icyo kivugirizo, zigahaguruka zikayikurikira. Iyo zimaze gufata umuhigo, intare ntabwo zigira shefu. Buri imwe ifata umuhigo aho yafashe ni hirya. Nkeretse iyo haje indi nyamaswa, ariko uko zikora nuko zigendera muri kingdom, ubwami, ahawe, aho wasaturiwe naho ngaho urahakorera. Ikizu nacyo ndavuga ibintu bibiri byacu zose. Niyo nyoni yonyine igira vision kureba imbere, icyo bita optika ni murabona mu jisho kari akantu k'umukara. Ubu mpagaze hano, mpagaze komsa, abantu ndi kureba nkaba navuga ngo ni runaka, ni kuri iriya nkingi n'imbere gato ya kameramani. Abandi ndababona ariko nkabona sinzi niba ari abantu, ariko okay, kubera ko muhari nzi ko muri abantu, ariko ntabwo nshobora kubadetermina. Niyo optika, nicyo bita optika. Ikizu rero gikubye ibintu byose bibaho no kugeza ku bantu inshuro 50. Niba umuntu ashobora kureba ahagaze hano akareba ikilometero kimwe, ikizu kikuba inshuro 50. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri,
ikizu kiguruka mu muyaga uriya indege zihunga, uriya muyaga wo hejuru. Inyoni zindi zose ziguruka muri uyu muyaga uyu nguyu usanzwe, kariya kayaga gahuha. Impamvu ikizu kigurukira hariya hejuru nuko amababa yacyo iyo kigurutse mu muyaga usanzwe ntabwo akomera. Zone za comfort, ibyo bita comfort, kumva hariya ahantu mwari muri mukumva mumerewe neza, mukumva muratuje nta kibazo. Iyo wumva uri muri comfort uba urimo wicukurira. Niyo mpamvu abantu baba mu cyaro bagira ibibazo, ariko abantu baba mu mujyi bakajya muri zone itari ya comfort. Ushobora kuryama, uhora ukora, uhora ukora, uhora ukora. Ikizu rero iyo kigiye mu muyaga wo hasi ntabwo kiguruka, kiragenda kikajya mu giti. Ntigishobora kuguruka kuko amababa yacyo ntashobora gukora. Amababa yacyo akora iyo cyagiye hariya, hanyuma kikayarambura. Ni nko kwinanura muri make. Iyo warushe hari ukuntu ujya winanura. Aha rero mwaje haragutse, nuko mwagize viziyo nk'izi kizu, kandi ikizu ni data wo mu ijuru hano ku isi. Haleluya. Aha mwagukiye rero, aha ngaha niho mugomba kugira gute? Niho mugomba kubiba imbuto. Haleluya, 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 haleluya. Yesu agiye gusoza inyigisho ze, aca umugani aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwa data ngo bugereranwa n'umusemburo witwa yiste. Yiste mu Kinyarwanda hari ijambo ryanyu levire, mu Gifaransa yiste, levire. Okay, umusemburo ni vocabulaire iri wide, ariko ntacyo. Reka dufate umusemburo. Umugati iyo bagiye kuwukora ntibashiremo levire, hanyuma bakawushyira muri furu. Aho kuba wa mugati ubyimbye uragenda ukamera nka capati, ntushobora kubyimba. Ariko iyo bashizemo levire iragenda igafata ibintu byose bari bavanze, bya bintu bajya bavanga byose bya bindi bavanga, ikabibwira ngo mwigireyo mbereka akazi uko kajya gakorwa, igakoroniza, ikinjiramo bucece, izayinjira bucece. Iyo barimo babivanga ntimujya mu bari gukubitagura, bagakubita bakagira ucya, bagakubita bigasakuza. Ariko levire iyo yagezemo izigenda gahoro igakoroniza. Mwuka wera agakoroniza akakubwira ngo iki nacyo si cyo kireke, akakubwira ngo niki nacyo si cyo kireke, ukagenda ukura, akakubwira ngo nakiriye kireke, agakoroniza, ukajya kubona umugati urabyimbye. Abantu bakavuga ati ariko uyu muntu uko twamuherutse aba hariya hanze, ahantu ahageze ate? Ntabwo bazi ko yiste yagezemo, ntabwo bazi ko mwuka wera yagezemo, ntabwo bazi ko mwuka yaje. Kandi yaje aza bucece. Tugiye gusoza, tugiye guhamagara ubwami bw'Imana ngo buze mu buzima bwacu. Nitumara kubona ubwami bw'Imana tuzaba tubaye abana ba data bagomba kwagura ubwami bwa data. Nta mukozi ujya wagura ubwami bwa sebuja, ntibibaho. Ubwami bwagurwa n'abana ba data. Iyi nzu mubona ya data ntabwo izubakwa na mushumba, ntabwo izubakwa na korari, ntabwo izubakwa n'abadiyakoni, izubakwa n'abana ba data bakuze bagura ubwami bwa data. Haleluya. Niyo mpamvu data yavuze ngo nimujya musenga mujya muvuga ngo data wo mu ijuru, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe
bukoranize mu bwenge bwacu, bukoranize mu mibiri yacu, bukoranize mu bugingo bwacu, bukoranize muri twebwe, bukoranize mu bana bacu, bukoranize mu ngo zacu, bukoranize. Nibumara kugeramo, ibindi byose muzabyongererwa. MTN yewe niyo nkorana rero, ntabwo nkorana na Tigo, ariko nzi ko babigira nabo. Iyo utaguze pake ntibashobora kuguha bonus. Bonus kugira ngo urabona kuriya kuntu wagura bakaguha nka ni megabyte cyangwa ni giga. Ntabwo iriya bashobora kuyiguha utabanje kugura pake. Niba wicaye ahangaha ugisengera ibiryo, ukabwirwa ukajya kanyarira gusengera ibiryo, ukajya kanyarira gusengera inzu, ukajya kanyarira gusengera amashuri, ukajya kanyarira gusengera imyambaro, ugomba gukizwa hano. Data yaravuze ngo ubwami bwanjye nibubazamo ibindi byose, ibiryo. Yaravuze ngo ntimukigangire ngo muzarya iki, mubanze mugire gute, mushaka ubwami bwanjye. Data rero atandukanye n'abaperezida. Abaperezida batorwa n'abaturage, kandi mwabonye ibihugu byinshi basigaye babikuriraho. Ariko data kubera ko ari umwami, ubwami data ni utora abakozi bagomba kumukorera, kandi ingoma ye ntizahinduka. Niko yabwiye Petero, aramubwira ngo ntabwo ari wowe ubyivugiye, ni Mwuka Wera akongoreye. Ariko icyo nkubwiye ni uko imfuruka ngiye kubaka hariya n'amarembo y'ikuzimu n'imbaraga z'umwijima ntabwo zishobora kugira gute, gusenya. Ntizishobora guhagarika kwaguka k'ubwami. Tugiye gusenga rero. Abantu bumva barambiwe kuba aba illegal. Murabona interahamwe ziri hariya muri Kongo, ziriya nterahamwe mubona muri Kongo bafite imiziro mu Rwanda, ariko ntabwo u Rwanda rushobora kubakuraho ubunyarwanda. Bari hariya nk'abantu bafite imiziro, ariko iyo baje hari icyuhagiro babanyuzamo hariya imutobo. Kubera iki? Kubera ko iso honde n'abanyarwanda. Ibyo wabakuraho byose citizenship, kuba turi abana b'Imana ntibishobora kuvamo. Ariko ikibazo ni uko mu nzu ya data harimo aba illegal, abatagira impapuro, abirita abana b'Imana ari imbwebwe. Atari bo illegals. Aba illegal bakora nijoro. Buriya mu mijyi myinshi bamwe abantu batagira impapuro ntibajya bakora ku manywa. Niyo agiye gukora haboneka umuntu ufite ibyangombwa, iwe akaba kajoleba we, akaba umuede we, ntagaragare mu bantu bari guhembwa. Wa wundi agahembwa akamuhaho kubera iki? Ari illegal. Umugisha wa data rero ntushobora kukubaho uri mu nzu ya data uri illegal. Niba udakijijwe ntushobora kuba umwana wa data. Niyo mpamvu Yesu yatwize ba petit frère. Ubu ntabwo turi ku rwego rw'abamarayika, no, turi ba petit frère wa Jésus. Comme ça, data umwe, yewe ndi petit frère wa Jésus. Nta muntu uduciye hagati, ndi petit frère wa Jésus. Wowe uri petit frère wanjye. Niba wumva hari ikintu kitari kugenda, dushobora gusaka hano, twashaka ibyangombwa tugasanga utujuje ibyangombwa, ndagusaba guhaguruka. Nta kintu bitwaye, nta n'ubundi busabe kuza kwihana hano.
haguruka wimuke uve mu bakozi. Muribuka wa mukozi wari warasabye akagenda akajya iriya, yageze agiye kugaruka yaravuze ngo I am not worthy, ntabwo nkwiriye kuba umwana wa data, ahubwo ningira amahirwe akangira umuntu uzajya kureba ingurube hariya hanze, noneho bya bintu byasigaye nkajya ntoragura. Nuko yaraza agaciro kiki k'umwana mu rugo icyo ari cyo. Kugira rero ngo bidukundire, inzira ni imwe gusa. Yesu yaravuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta shortcut. Nurya muri shortcut uzanyura muri sansinike, bazagufata uzafungwa. Nunyura ku ruhande uzafatwa uzafungwa, uri illegal. Aba illegal rero mu nzu y'Imana n'imyuka y'abadayimoni ibagendaho, ibubakaho, ikabitumaho, ikabasasa, ikabagira ubusa. Ariko tukeneye kuba abana ba data kandi tukagura ubwami bwe. Nitumara kuba abana azatwizera, tuzagura ubu bwami bwe. Hano hari abantu bakeneye kwinjira mu bwami bwa data, ariko ntabwo ashobora kuza. Kubera iki? Arakuzi ko uri illegal mu rusengero hano, arakuzi. Iyo umubwiye abona muri iko, niba ari mu kabare muri iko, kuko uva hano ukamusangayo. Reka duhaguruke. Ntugire isoni, ntabwo ari ibyo gukizwa. Ibi ntabwo ari ibyo gukizwa. Ntabwo ndiho mpagurutsa abantu gukizwa, ndimo kubwira abantu ngo bahaguruke tuve mu iligo. Buriya abantu iyo bagiye mu bindi bihugu bakaba iligo, igihugu kiza kibagira inama kikababwira ngo mujye kuri ambasade mubabwire babaheze urupapuro mube mu gihugu murimwo mu buryo buri legale. Ni icyo cyonyine gusa, nta kindi. Niba uhari wahaguruka. Yesu wenyine niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta n'umwe ushobora kugera kwa data atanyuze kuri we. Nta n'umwe ushobora kugera kwa Yesu atari Mwuka Wera amuhamagaye. Niba ari ntawe tugiye gusenga. Reka dusenge. Data, ubwami bwawe buze. Ndahamagara ubwami bw'ijuru. Ndahamagara ubwami bwawe mwami. Buze buganze mu mitima y'ubwoko buraha. Abarimo binangiye baba. Mwuka Wera yinjira kolonize. Mwuka Wera yinjira kolonize. Mwuka Wera yinjira kolonize. Mwuka Wera yinjira kolonize. Oh la sakini yandosi kinyandele. Akolonize mu bwenge. Akuruguture mu bwenge. Amurikire mu bwenge. Abantu bahitemo guhinduka. Abantu bahitemo gusanga umucyo. Abantu bahitemo gusanga data. Abantu bahitemo gusanga papa. Abantu boye kuba ingwingiri mu nzu ya data. Abantu boye kuba babuze icyerekezo kandi bari mu nzu ya data. Boye gutera data agahinda kuko ari we mwiza. Urakoze kuko ugize neza. Urakoze kuko ugize neza papa. Urakoze kuko ubwoko bwawe kandi ubasange ubabwire kugira ngo bakuyoboke kuko ari wowe mwami gusa munsi y'izuba no hejuru yaryo. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Burya Imana intego y'igiterane cyacu ngo agezeyo atekereza Abisirayeli asanga bacitse intege, ngo ababwira amakuru ibiganiro bakoranye n'umwami, ngo ababwira ukuboko kw'Imana kwiza ukuntu kwabanye nawe avugana nawe, ngo batekereje amagambo ngo bose bariyunga, ngo bemera igitekerezo cye cyo kubaka no gusana inkike z'i Yerusalemu. Twikirize haleluya haleluya. Bose ngo bamaze kuzumva bamaze kubyemera, Nehemiya arabwira ati noneho tugiye kubaka, ariko ngiye kuvuga ku kanyuma ngo amare kutangira kubaka abanzi n'ubundi barahaguruka. Ngo bahagurutse ngo arababwira ngo tugiye kubaka kandi ntidusubira inyuma. Avuga ijambo ryiza nguko tugiye kubaka, turubaka tuzajya twubaka n'ukuboko kumwe ukundi gufite siraha mu maboko.
tuza tuyishyira hano niba ngombwa turwane, ariko dukomeze kugira gute, dukomeze twubake, dukomeze twubake. Ni ngombwa ko dukomeza kubaka, kandi tuzakomeza twubake tugeze ku munota wa nyuma. Ubuzima bwacu niburangiye, natwe bazaduherekereze hano bavuge ngo aba bakoreye Imana. Kuri urusengero hariho imizizi yawe, hari ibintu bakoze kuri urusengero abakozi b'Imana. Natwe nitwagera imbere y'Imana, abazasigara banakizwa twaranagiye no mu ijuru, Imana izajya yandika ngo na runaka nawe yatanze mu musanzu we kugira ngo iyi nzu y'Imana yubakwe, n'abandi bazaze bagire gute, bayikirizwemo. Twikirize haleluya, haleluya. Ese ubu tugize ibyago, ese muri kunyumva? Ese navuze vuba vuba nibagiwe, nibagiwe, nibutse nsoje. Tugize ibyago hakaza nk'umuterankunga, muranyumvise, agahita avuga ngo ibisigaye byose ngiye kubikora, yaba tunyaze pe, uyu mugabo yaba tunyaze. Abaye ari umwaka ahita avuga ati ndaje, ibisigaye byose mwe nimugende muruhuke, nimuruhuke, byose ndabikora. Ugize ngo ugire komparezo, ugatekereza ngo aho kuvuga ngo uwo muntu aze, ahubwo hagomba kuza imbaraga zanje uko zingana n'izawe uko zingana. Kwimana sitareba ngo natanze menshi n'uyu yatanze makeya, ahubwo ireba ibyo ufite uko bingana n'umutima wabitanganye, wewe tukahuza izo mbaraga nje nawe. Hanyuma niba ari imigisha Imana ishaka gutanga ikayiduhana twese hano, twe tugira intego ivuga ngo ntabwo dukeneye abaterankunga bavuye kure cyane, ahubwo turashaka ko Imana iduha umugisha twenyine, yarangiza twenyine natwe tukarambura ibiganza byacu tukagira gute, tukubakira Imana. Uko mubona tugeze muri iyi ntego, niba tugera ku rwego umuntu asigaye yagenda afite confidence, nkumva afite confidence, kavuga ngo dufite urusengero rwa etage, kandi urwo rusengero rwubatswe mu gihe gito cyane, ndetse umuntu agahambira kuvuga n'amezi kandi udahayibuka neza, ariko mu mezi 17 18 dore aho tugeje urusengero. Kandi uru rusengero rwubatswe twaracitse intege, uwagira ngo asubire ngo runaka yavuze iri jambo, runaka yavuze iri jambo, twese twari twaracitse intege tutabona imbaraga aho zizava kugira ngo ibi bizagerweho. Ariko dushingiye ku Imana imaze kudukoresha, munyemerere tuzamura icyubahiro ku Mana. Dushingiye ku Imana imaze kudukoresha, dufite n'icyizere ko Noheri tuzayisengera muri urusengero, kandi tugasenga dutekanye tuvuga ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yadushoboje kuyubakira, natwe turayishimiye. Nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Tuzamura ibiganza, haleluya, haleluya. Imana yacu niyo izadushoboza, Imana yacu izabidushoboza. Bibiliya tubwira ngo dushobozwa byose na Kristo ugira gute, uduha imbaraga. Kandi yaduhaye imbaraga, turamura ibiganza byacu gusa, hanyuma ubushobozi bwawe uko bungana bwahura n'ubwanje n'ubwa mugenzi wanje, hanyuma inzu y'Imana ingana gutya, Imana ikayiherwa mu icyubahiro. Abacaha ngaha mushumba akunda kubivuga, we bakunda gusanga hano kenshi n'abasinzi nanjye ubwanje barabimbwira, n'abasengera mu yandi macaca atugose hano hirya, bakavuga bati ibyo ari byo byose mugira imbaraga, ngo abadeperi ngo mugira amafaranga pe. Nibyo koko tugira amafaranga kurusha abandi, ariko icyo dufite Imana, kandi iyo Mana nidushoboza gukora ibikwiriye. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Sindiza cyane narimba hwituye kugira ngo twongere dukorere Imana. Ntabwo tuzarambirwa, ntabwo tuzacika intege, tuzayikorera mpaka tugeze ku musozo w'ubuzima bwacu, kandi Imana izagira gute, izaduhema. Tukiri hano mu isi dufite isezerano rivuga ngo Imana izadukubira inshuro 100. Ntabwo barero dukorera Imana. Ngibiseke biri imbere kwa kundi dusanga tubigenza, ubu se sensibilize, ariko kiriya kintu kiri kumureka mu maso mukagira Imana. Muzi ukuntu nihanganye, ni hatari. Ngaho nimuzana amafaranga twubakira Imana. Iki giseke kigufi kiri hano hagati ni icy'abana, iki nakiriya kindi kiri ku ruhande ni icy'abantu bakuru. Nimuzana amafaranga dukorera Imana, twubakira Imana. Imana igumugisha mu izina rya Yesu mwene data. Ni wowe utubimburiye kugira ngo umugisha w'Imana ubone. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Turategereje buri wese uko Imana yamuyoboye, uko Umwuka Wera kuyobora, uko agufasha n'ukubakira Imana. Ntabwo tujya dusa kandi muratuma ceceka kugira ngo mbabwire gusa Imana ibahumugisha. Imana igumugisha umwana. Utajya kumva ngo ndasansibiriza ngo nedusabiriza pe, dushaka amafaranga yo kubakira Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu bari gutanga. Nabandi bari kubitekerezaho, rwana n'uwo mutima utsinde, kuko umubisha ni ukubuza kubaka, nta kindi, nta wundi mutima, ntabwo ari umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana araguhata kugira ngo ukore. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha nawe, Imana iguha umugisha abana, Imana ibaho umugisha. Nimuzana amaturo twubakira inzu y'Imana. Iyi Imana yacu nayo izaherwa icubahiro aha hantu. Bibiliya itubwira ngo Imana gusa, Dawidi ngo akigambira kubakira Imana, Imana yaravuze ngo Mana wa mwana we ati ubwami ntibuzakuva mu maboko kweri,
kuko ubitekereje wewe ntuzanyubakire ko Salomo azubaka ugukomokamo azubaka. Reka turebe buri muntu wese uko umwuka muyobora, hanyuma twubakira Imana. Ntabwo turi gusansibiriza, ariko turi kubabwira ngo dukorere Imana, kandi ntabwo turi gutera morale. Oya, kuko twamenye uwo dukorera ngo ahemba neza, ntagira gute ntiyambura. Yazane kandi turacunguza uburyo umwe tegurira tuvuye kumva indirimbo, kuko n'ubundi nejo tuzakomeza, n'uyu munsi turacakomeza kumva indirimbo. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ziramobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Yes. Mwanya igetsemani kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro, hakurya ya rwa ruzi. Nzirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro, hakurya ya rwa ruzi.
sinzatatira igihango nagiranye nawe Yesu. Nzabivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. Nzabivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. nubona ko ngiye kubyibagirwa Uza binyibutse, nubona ko ngiye kubyibagirwa uza binyibutse, byabyuye by'amaraso wavuye mwami uza binyibutse, naryakamba wambitswe mwami n'icumu watewe mu rubavu uza binyibutse, zabivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. Zabivuga hose byamamaze, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. abivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. Azabivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. Nzabivuga hose babimenye, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. zabivuga Nzabivuga hose babimenye, byamamaze, amaraso wavuye n'ay'agaciro kuri njye. Amen. Imana ishimwe, turavuze ngo Imana ishimwe. Amen. Amen. Amaraso Kristo yavuye ni ay'agaciro kuri njyewe, kandi ni n'agaciro kuri wowe, ni ay'agaciro kuri twebwe. Abumva ari ay'agaciro kuri wowe bakomere Yesu amashyi, bakomere Yesu amashyi. Abumva amaraso Kristo yavuye ay'agaciro kuri wowe. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. 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 Amen.
imirimo ye yose ayikorana umurava nta bwoba jyewe nta bwoba kuko ijambo ry'Uwiteka ritunga imirimo ye yose ayikorana umurava nta bwoba gifite jyewe nta bwoba gifite namba ibuka isezerano ry'iminsi yose ijambo yategetse ryibuka ibi bihumbi indunduro ijambo rye ryose ni ukuri indunduro ijambo rye ryose ni ukuri igiteye ubwoba cya nijoro bigiza dutinyisha kurigura gutsemba ku manywa igiteye ubwoba cya nijoro bigiza dutinyisha kurigura gutsemba ku manywa igiteye ubwoba cya nijoro bigiza dutinyisha kurigura gutsemba ku manywa hejuru hari ijambo hejuru we hejuru hari ijambo hejuru we hejuru ya byose hari ijambo ryari ijambo Abisirayeli bageze ku nyanja itukura inyuma yabo hari ingabo za Farawo. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura inyuma yabo hari ingabo za Farawo. Impande n'impande imisozi miremire, impande n'impande imisozi miremire, ategeka rimwe ati inzira barambuka, ategeka rimwe ati inzira barambuka. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura inyuma yabo hari imisozi n'inyanja bibagose. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura inyuma yabo hari imisozi n'inyanja bibagose. Ategeka rimwe ati inzira barambuka, ategeka rimwe ati inzira twese ategeka rimwe ati inzira ategeka yategeka ku bibazo ategeka ati inzira barambuka. igiteye ubwoba cya nijoro bigiza dutinyisha kuribura gutsemba ku manywa igiteye ubwoba cya nijoro bigiza dutinyisha kuribura gutsemba ku manywa hejuru hari ijambo hejuru we hejuru hari ijambo hejuru we simuka rimwe hejuru we nimubishoboye simuka hejuru we hari ijambo hejuru we hari ijambo iri jambo kumera Imana amashyi hejuru ya byose hari ijambo rya nyiri ijambo. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hejuru y'ibiguhagaritse umutima, hejuru y'ibikurwanya, hejuru y'ibiguhiga, hejuru y'ubupfubyi, hejuru y'ubupfakazi, hejuru y'ubugumba. Haleluya! Hari ijambo rya nyiri ijambo. Nubwo urushye, nubwo unaniwe, ariko hejuru ya byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
Yes. Yes, amen. Hallelujah. Zambaraga zamanukiye abigishwa ba Yesu mu murwa w'i Yerusalemu. Zambaraga zamanukiye abigishwa ba Yesu mu murwa w'i Yerusalemu. Iyo niyo Pentekote, iyo niyo Pentekote, iyo niyo Pentekote. Iyo niyo Pentekote, iyo niyo Pentekote, iyo niyo Pentekote. Izo mbaraga z'umukiza ziriho n'ubu. 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 Impano, izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Impano, izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Impano, izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Yesu yasezeranije abigishwa be bose kuzahabwa izindi mbaraga nshya. Yesu yasezeranije abigishwa be bose kuzahabwa izindi mbaraga nshya. Bashima Imana kukumbuka yabamanukiye. Baherako bavuga mu ndimi nshya. Bashima Imana kukumbuka yabamanukiye. Baherako bavuga mu ndimi nshya. Bashima Imana kukumbuka yabamanukiye. Baherako bavuga mu ndimi nshya. Abari bafite intege bigishije mu mbaraga nyinshi. 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 Impano, impano, izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Ubashumba ziriyo. Impano, ziriyo. Izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Ubaririmbyi ziriyo. Impano, izo mpano, impano z'Imana na n'ubu ziracyariho. Imana yacu icyubahiro. Umwuka iyo tujeho atwuzuza izindi mbaraga nshya. Uwo mwuka iyo tujeho
atwuzuza izindi mbaraga duhabwa kwizera gushize tukanesha umubiri tukagira umuriro w'Imana duhabwa kwizera gushize tukanesha umubiri tukagira umuriro w'Imana izo mbaraga z'umukiza ziriho n'ubu 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 impano z'Imana na n'ubu ziracyariho ubizeye impano z'Imana na n'ubu ziracyariho kuri we impano z'Imana na n'ubu ziracyariho impano z'Imana na n'ubu ziracyariho impano z'Imana na n'ubu ziracyariho haleluya amen tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima tumbira Yesu tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe amen amen haleluya mwanya w'igitaramo wageze amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo haleluya amen Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ko amarira yacu amen 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 haleluya amen amarira yawe n'ubuhamya bw'ejo amen hazaza amen 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 ibibazo ufite n'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza amen amen Imana ishimwe haleluya amen tugire gutya duhereza Imana yacu icyubahiro Imana nishimwe Imana nishimwe haleluya ntabwo tuzahwema kuvuga ineza y'Imana yacu twarayibonye mu gihe byari bikomeye iyo neza iraduhumuriza turakomera tuzamurira Imana yacu icyubahiro haleluya haleluya yagiriye yewe size wema
yangiriye bwire bose urukundo rwe ruhebuje namamaze imbabazi ze n'ubu Uwiteka yambereye umugeri mu bikomeye Uwiteka yambereye umugeri mu bikomeye Ichimba ye kugirirwa neza n'imbabazi kugirirwa neza kugirirwa neza n'imbabazi kugirirwa neza Uwiteka yambereye umugeri mu bikomeye Ichimba ye kugirirwa neza n'imbabazi ya kugirirwa neza kugirirwa neza n'imbabazi za Yesu bizanyama w'iminsi yose haleluya tugende gutya twese tugende gutya abari hasi turebe hano tonda jinira Yesu hey utatoha nizabibu nizeri buto sura matena naho umutini utatoha utatoha nizabibu nizeri bagahingira ubusa imberayo n'imirima niyeri bagahingira ubusa imberayo n'imirima niyeri amaso nayo agasira amaso nayo agasira Uwiteka yambereye mu bikomeye Uwiteka yambereye umugeri mu bikomeye Ichimba ye Hey, kugirirwa neza kugirirwa neza kugirirwa
nyuma w'iminsi kugirirwa neza n'imbabazi kugirirwa neza n'imbabazi biza nyuma w'iminsi kugirirwa neza n'imbabazi z'umwami kugirirwa neza n'imbabazi biza nyuma w'iminsi yose. haleluya dirija buretse gato haleluya ibintu turi kuririmba murimo kubyumva neza turimo kuvuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi ze biza nyuma y'iminsi yose amasegonda abiri kugirirwa neza kugirirwa neza n'imbabazi ze biza nyuma simuka kugirirwa neza kugirirwa neza n'imbabazi ze